Ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, my name is Vincent. Mu karere ka Nyamasheke ishami ryaguye aho umukobwa wari ugiye gukora ubukwe yateye icyuma mugenzi wiwe nyuma ngo yuko yaramenye ko amakuru afite ari ay'ibihuha, ariko nanone yaje kumukoresha ikibazo cyo kwica umuntu. Yajombye umukobwa mugenzi w'icyuma cyo mu gatuza, arangije uwo mukobwa yajombye icyuma arapfa. Ukibaza uti byagenze bite? Ese niki cyabimuteye? Ese ni bande bamugiye mu matwi kugira ngo ajombe icyuma umukobwa kandi yarafite ubukwe ku munsi w'ejo? Mahoro rero wari ufite ubukwe ku munsi w'ejo yagiye abwirwa n'abantu ko umugabo we bagiye gusezerana ashobora kuba ngo afite undi mukunzi ku ruhande, kabone nubwo basezerana bakabana uyu mukobwa ngo yazajya amuca inyuma ndetse yewe ashobora no kuzamutwara umugabo. Uyu rero muri kubona inzego z'umutekano zateruye uyu mukobwa ufite wambaye agatimba, uyu yaragiye gusezerana, ariko abantu bakajya bahora bamubwira bati uriya muhungu ugutereta mugiye kubana n'ubundi asanzwe yikundanira yifataniye umubano n'uriya mukobwa. Uwo mukobwa rero ahitamo gukora ikintu cyo kumwica kugira ngo nyine azasigarane umugabo we bagiye no gusezerana mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana, ati nzamusigarane uyu ngirwa birambe uyu mukobwa atakiriho, kuko naramuka gihari azantwara umugabo ndahazi ndabizi ni bya bindi n'ubundi basanzwe babimbwira ko ashobora kuzantwara umugabo, ati reka nze mwikize rero. Mahoro rero atazuyaje yica uyu mukobwa witwa Alice amuziza ko ashobora kuzamutwara umugabo. Gusa nsaba Imana umugabo w'uyu mukobwa wari ugiye gusezerana ndetse akaba ngo n'inshoreke y'uyu nguyu batari bagiye gusezerana ari uyu nguyu yishwe. Alice ni wishwe. Alice rero yapfuye bitewe n'amagambo bagiye babwira uyu mukobwa wamwishe nyine ugiye gukora ubukwe, kubera ko abantu bamugiye mu matwi baramubwira bati uyu mukobwa ashobora kuzawutwara umugabo, kandi koko bishobora no kuba ari byo. None si uyu musore ko yabateretaga ari babiri gusa, kuko yari agiye kwambika impetaho twavuga tuti wenda byari bikemutse, kuko ntitwavuga ngo yateretaga babiri. Oya, yari agaragaje itandukaniro kuko yari agiye gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Ariko uyu mukobwa rero wari ugiye gusezerana kubifata byamunanira, avuga ati ibyo abantu bari kugenda bambwira nibyo. None se mwabantu mwe muzajya mwumva ibyo abantu bababwiye, mureke gukora ibyo umutima wanyu uri gutekereza, hanyuma mujye gukora ibyo abantu bababwiye. Aramwishe, ahombye umugabo, yishe umuntu, agiye gusazira muri gereza bitewe nyine n'ibyo yakoze. Namwe murabyumva, yishe umuntu amuziza yuko abantu bagenda bamubwira ngo azamutwara umugabo. Aha nta gihamya afite, nta makuru abifitiye, ndetse yewe ikigaragaza ko iby'Imana yari birimo nuko uyu mugabo yaragiye no kumusohoza, none yifungiye inzira bitewe n'amaherere y'abantu, bitewe n'amagambo y'abantu yamugiye mu matwi. Nguko rero uko dusanga twifungiye amayira uko bukeye n'uko bwije, tukareka gukora ibyo turi kwitekereza, ahubwo tugakora ibyo abantu bari kudutekerereza, bikarangira tuguye mu mitego tutazanivanamo. Ubu si umukobwa urinze kwica mugenzi we agiye gusazira muri gereza, abandi bakobwa bagiye kwiteretera uyu musore hanyuma ari we wishakira. None wowe ugiye gusazira muri gereza bitewe n'iki? Nicyo kibazo nyine cyo kutigira inama, ahubwo ukagirwa inama n'abandi bakakosha ukemera. Wasanga mu bamwoheje ari abari no kugira ngo bitwarire uyu mugabo wiwe, none birangiye intego zabo bazigezeho. Nguko uko abantu rero bagira ku ntego zabo, bifashishije twebwe batugiye mu matwi tukagenda natwe tugakora ibyo bari kutubwira, tutanatekereje kure, tutanashishoje, hanyuma ngo turebe koko ibyo bari kutubwira niba ari ukuri. Nguko uko yifungiye mahira umukobwa wo mu karere ka Nyamasheke wishe mugenzi we, ngo nuko ngo yamutwaraga umugabo atanabizi, yarabibwiwe n'abandi bantu. Birangira ubukwe bwe bupfuye gutyo, bagiye kumufunga bitewe n'ibyo yakoze kuko yishe umuntu. Aha ngo iby'isi ni amabanga koko.
Abantu benshi rero bakomeje kwibaza buryo uyu mukobwa yafashe umwanzuro wo kuba yakica umugenzi wiwe ku makuru ataranafitiye gihamya. Abantu bakavuga bati ni sitani yamugiyemo, abandi bakavuga bati mwibesha ahubwo uwo muntu yari yarabitekereje, abandi bakavuga bati abantu bamupangiye agatego bakamubwira bati uriya muntu aguca inyuma, uriya muntu mushobora kuzasezerana yego nibyo mukabana ariko akazajya guca inyuma kuri uriya mukobwa. Uyu mukobwa rero nawe wari ugiye gusezerana ntiyazuyaza aravuga ati reka nze manze namwikiza hanyuma mbone gusezerana. Ubu se uzasezeranira muri gereza uko wamaze kwifungira amayira, ahubwo ugaharura amayira ba bandi bakoshaga bakakubwira ngo azajya guca inyuma. None se bari babereye mu mutima uriya musore wari ugiye kukuzana, none ukoze igikorwa kibi, genda nawe nyine ujye wigire muri gereza wisangire y'abandi bariyo. Abaturage rero baganiye n'ibitangazamakuru bagiye bayihereza amakuru agiye anonosoye kandi amakuru arambuye, bavuga ko uyu mukobwa yitondaga ndetse n'uriya musore yitondaga. Ati gusa nanone amakuru bari bafite nuko uriya mukobwa wapfuye batari bazi amakuru ye ko ashobora kuba kururana n'uyu musore wari ugiye gukora ubukwe. Ati ariko twagiye twumva inkuru ngo uyu mukobwa wari ugiye gukora ubukwe yivuganye umuntu ngo nuko yamucaga inyuma akamuca inyuma ku wundi mukobwa ari uriya wapfuye nyine. Ati amakuru ntatwe dufite, ati ariko sinzi iyo twabikuye cyangwa se sinzi uwo mukobwa yaba yarabikuye. Ati wasanga ari inshuti ze zahagumiwe, dore ko inaha mu karere k'iwacu ka Nyamasheke iyo udafite ibintu nta muntu upfa kugutwara. Ati nta musore wakwiteza ndetse yewe nta n'umugabo wakwiteza. Ati abo ngabo rero bashobora kuba ari bo bamugiye mu matwi bitewe n'uburyo nyine we yari yiboneye umugabo agiye kugenda hanyuma bagasigara ku ishyiga. Ati ashobora kuba ari byo byabiteye. Uyu mukobwa rero nawe ngo ntiyashishoza mu byo bari kugenda babimubwira abo bashuti biwe, hanyuma akora igikorwa nk'icyo kigayitse, yivuganye umuntu. Ati niba mufunge naryozwe ibi bintu yakoze. Ati ni ukutumva kwe, ati yaba yaragishije inama abantu bakuru akareka kumva abo bantu ngo ni inshuti ze abakobwa bagenzi biwe. Ati bashobora kuba baramugiriye inama none yishunze abo bakobwa bagenzi biwe bagumiwe baheze ku mashyiga. Ati none dore ibyo bamukoresheje. Ati bagiye kurya ubugereza atazi ikintu azize, ari kugenda avuga ati inshuti zanjye zaranshuze zarampemukiye. Ati ibyo ngibyo nta hantu wabirisha. Ati icyaha nyine wagikoze byarangiye, reka ba basore ndetse n'aba bakobwa bakomeze bakunyege nyine kuko wakoze ibyo bari bashaka, wabaharuriye inzira ibyo bari bifuza. Ati babigezeho. Ngaye gukorera ibyo mu karere ka Nyamasheke nitwavuga ngo tuzabirangiza, uretse ko byababaje abantu ibintu uyu mukobwa yakoze, bakavuga bati n'abandi bumvireho bajye birinda amabwire ya rubanda. Ati baze bashishoja mbere yo kugira ikintu bakora. Ati cyangwa se ibintu byabo babyimenyere bareke kwigwa barabibwira rubanda. Ngaye nguko rero njye rero mubanye muri amakuru nitwa Vincent. Reka mbisabire kujigikira mu kari kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajye nkora bizajye bibagera mu wa mbere mutire murabishakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.